bakunzi bacano imbaraga z'ubugingo, mwami Yesu nashimwe cyane. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha aho muri hose. Ndabizi neza ko mukunda ijambo ry'Imana, aho muri hose mutegeye amatwi ijambo ry'Imana. Rero Imana ibahe umugisha aho muri hose mu Rwanda, hirya no hino ku migabane itandukanye. Imana ibahe umugisha mwinshi. Nitwa Mukandengwa Laurence, nkuko mpora mbibabwira, sengera mu itorero rya ADEPR Gatenga. Tuje rero kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi 127. Uyu munsi bazaniye igisubizo, nzanye igisubizo ku bantu bajyaga bibaza ku rubyaro cyangwa se ku bana benshi babyaye. Hari ukuntu umuntu abyaramo abana, yamara kubyara 2 3 agahita yumva abyaye abana benshi, ariko bazaniye ijambo ribamara impungenge yuko nta bana benshi babaho, ahubwo kugwiza abana ni kugwiza imigisha y'Uwiteka. Reka rero dutangire dusenga kugira ngo Imana idufashe. Turagushimiye mwami Imana yacu, Imana Data wa twese, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, Butatu Butagatifu ukaba Imana imwe. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, dushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo turakwiringiye kandi turakwizeye. Uri Imana nyamana kandi ukunda abakubaha ndetse bakakwamamaza. Ukunda nyakubaha Imana abagucira bugufi n'abagutegera amatwi kugira ngo uganire nabo, kandi kugira ngo Yesu bamenye icyo umwuka abwira amatorero. Turagushimiye ko imitima yacu yiteguye. Rero reka utegure amatwi y'imitima yacu yumve kandi yumvire. Umwuka Wera w'Imana abane natwe adufashe muri byose, maze ijambo ryawe mwami rigeze ku babyeyi hirya no hino no ku bari biteguye kubyara, abatari babyara nyakubahwa Imana ubasanga ubagirire neza. Abitegura kubyara Uwiteka bitegure neza uyu mugisha w'Uwiteka bagiye kwakira. Nzi neza yuko ugiye gukora ibintu ibyo dusaba n'ibyo twibwira. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi 127. Haravuga ngo indirimbo ya Salomo y'amazamuka. Uwiteka iyo atari we wubaka amazu, Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare, mugatinda cyane kuruhuka, mukarya umutsima w'umuruho. Niko aha uwakunda ibitotsi. Murongo wa 3. Dore abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Nk'uko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri, niko abana bo mu busore bamera. Hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, abameze batyo ntibazakorwa n'isoni, uko bazavuganira n'abanzi babo mu marembo. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ishimwe. Abana nibo tugiye kuganiraho cyane, kuko nagiye mbona abantu bakiri bato bagira ibibazo by'abana. Uwagize amahirwe akamubona, iyo Imana yongeye gusubizamo, atangira kuvuga ngo abana babaye benshi, bagatangira kuba ikibazo mu mitekerereze ye. Ndetse akenshi nagiye mbona nk'abantu b'abagabo bahunga ingo zabo ngo kuko umugore yabyaye impanga, cyangwa se kuko abana babaye benshi. tuba tugenda tubibona
hirya no hino, hanyuma bituma ntekereza ese ubundi abana ni iki kibihishemo, kuki Imana iri mu ijuru ryayo ryera ishobora guhuza umugore n'umugabo barangiza yabaha abana, icyo kikaba impamvu yo gutandukana kwabo cyangwa imibanire mibi. Navuga kandi ikongera ikabaha n'abandi kandi ibona harimo ikibazo. Ni gute Imana ishobora kuguha abana ejo ukababurira ibyo kurya, ukababurira minerivare iri mu ijuru ryayo ryera? Ni iki cyihishe inyuma y'abo bana? Kandi noneho ikakongera n'abandi. Rero naje gutekereza, sinzi ukuntu n'Imana yaba yarabikoze, ariko nagiye gusoma iyi Zaburi numva ivuze kuri rya jambo nahoraga nibaza, nkahora nibaza. Imana rero iransubiza muri ubu buryo. Iyi Zaburi nawe waba uyizi, warayisome ndetse akenshi wenda niyo twabyaye usanga abantu b'Imana iyo baje kugusura bazanye agakoma, usanga bavuga bati dore abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka. Ariko ngewe nkibaza kuki ari umwanda uturuka ku Uwiteka kandi bikanabyara n'ibibazo Imana ikongera. Ubwo rero murumva ko ahari nawe ushobora kuba wakwibaza muri ubwo buryo, cyangwa n'undi akaba yabyibaza, cyangwa se ukazahura n'undi kubwira ati ngewe ikibazo mfite ndi kubyara indahekana, ikibazo mfite kiri guterwa n'abana mu rugo. Rimwe na rimwe ukaba wagira ngo abana si umugisha, ariko njye naje gusobanukirwa ko abana ari umugisha udasanzwe. Nkurikije uko dusomye muri iyi Zaburi, bivuze ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abubatsi baruhira ubusa. Mu by'ukuri Uwiteka atari we ukubatse inzu ni iyihe? Hari iyi nzu iyi ngiyi dufite, iyi nayo ni inzu bwayo. Uyu mubiri, uburyo umuntu aremyemo ni inzu. Bibiliya iravuga ngo mbese ntimuzi yuko muri insengero z'Uwiteka, iyi ni urusengero, ni inzu, ni inyubako Imana yubatse ubwayo. Niyo mpamvu iyo hagize umuntu ushaka kuyisenya ahura n'akaga gakomeye, kuko iyi ni inyubako Imana yubatse. Ni igikorwa Imana yikoreye ubwayo, nta gitekerezo cy'umuntu, nta maboko y'umuntu, nta mafaranga ya banki, nta munyabwenge, nta n'umwe mu kurema umuntu. Ni Imana yonyine, ni Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, bitatu bitagatifu, ikaba Imana imwe, niyo yubaka iyi nzu. Noneho ngo Uwiteka atari we wubaka inzu, abubatsi baruhira ubusa. Hari abo njya mbona bakora ibibumbano bisa n'abantu, ariko biriya bintu ni ibibumbano, ni ibishushanyo, ntibyumva, ntibihumeka, ntibikora, ntibinarema. Rero twebweho Imana yaratwubatse, irakubaka, iranyubaka, yubaka na bariya bose, yubaka n'abana banjye, yubaka n'umutware wanjye, yubaka n'abo tuvindimwe, yubaka na papa na mama, yubaka n'abapasiteri, yubaka n'abapadiri, yubaka abantu. Twese Imana yaratwubatse, turi inyubako z'Uwiteka. Iyo atari we rero wubaka, abandi baba barubatse ibishushanyo n'ibibumbano. Ariko ngo iyo ataba ari we wubaka, abubatsi baruhira ubusa. Bakubaka ariko hakabura ubugingo, hakaburamo umwuka w'Imana, hakaburamo ubwenge bw'Imana, hakaburamo umugambi w'Imana. Baruhira ubusa, nta n'icyo bageraho. Ngo Uwiteka iyo atari we urinda mu mudugudu, abarinzi babera maso ubusa. Ni ukuri umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ndaryama nkizigura, ngo kuko Kristo ambereye maso. Uwiteka atari we wakuhaye ibitotsi, Uwiteka atari we wakurinze, ni ukuri ntabwo umuntu yabaho, kuko ibishaka umuntu ni byinshi. Impanuka zaba ari nyinshi zihitana abantu, kandi zitari ngombwa ko
uzisanga, ahubwo impanuka zagusanga aho uri. Ntabwo rero Imana atari ikurinze, atari indinze. Buriya nta muntu ubasha kurinda. Dushaka abazamu tugashyira ku marembo yacu, rimwe na rimwe natwe ubwacu tukigira abazamu b'ibyacu, ariko burya Uwiteka yagukuyeho uburinzi bwe, yabikuyeho uburinzi bwe. Bibiliya iravuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'imboni y'ijisho rye ihora. Rero ni ukuvuga ngo turi ubutunzi bw'Imana. Imana iduhozaho amaso, itubereye maso, iraturinda, iturinda ibyago, iturinda akaga, iturinda gukorwa n'isoni, iturinda umubabaro, iturinda mu buryo butandukanye, iturinda gupfa urupfu rubi rw'agashinyaguro. Hari urupfu rubi rw'agashinyaguro, urupfu rubi rw'abadayimoni. Abadayimoni, Imana itaturinze, abadayimoni batwica urupfu rubi rw'agashinyaguro. Kandi nabo barabizi ko urwo rupfu rubi rubaho, kuko hari igihe Yesu yari yitambukiye ku marimbi ngo ahasanga umuntu wari uhamaze imyaka myinshi arimo abadayimoni benshi, ngo nuko akimubona ngo arataka cyane, ngo aravuga ngo Yesu mwene Dawidi duhuriye he? Ngo aho ntuje kuturimbura igihe cyacu kitaragera, ngo ntutwice urupfu rubi rw'agashinyaguro, ngo reka tujye muri uriya mugana w'ingurube. Nuko Yesu abigenza atyo, ahita yirukana izo ngabo nyinshi zari muri uwo muntu zijya mu mugana w'ingurube. Yesu yanga yuko izo ngurube zikomeza kubaho, ahubwo ngo azohera, ngo hari ahantu ku gacuri, ngo azohera mu nyanja. Niyo mpamvu hari igihe tujya tusenga tukavuga ngo ibyo tubyohereye mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Niho aho mu kidaturwa, aho ngaho niho izo ngurube zirimo abadayimoni benshi, zirimo ingabo nyinshi zakatwishe zikaturimbura. Niho Yesu yazohereye, zijya zimanuka kuri ako gacuri, zijya mu nyanja zose. Nyir'umukumbi cyangwa se nyiri iryo shyo ry'ingurube arahomba, ariko Imana ikiza abantu benshi. Izo ngurube, abo badayimoni ubwabo batwica urupfu rubi rw'agashinyaguro Uwiteka atari utubereye maso. Nagira ngo mbabwire ngo umwanzi w'umuntu wa mbere, umuntu agira abanzi batatu. Umuntu agira umwanzi w'umubiri. Uyu mubiri twambaye, uyu mubiri dufite, ni umwanzi wacu ukomeye. Iyo urwaye indwara ikomeye, ituma ugamburura mu makuba, ituma usubira inyuma, ituma wubahuka ibyo wari uzirura ibyo wari waraziririje, ukubahuka uwo wubahaga. Uyu mubiri utuma wihakana Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo inzara yateye mu mubiri, umuntu atangira kwicira inzira, abashoboye bakajya kwiba kugira ngo inzara yo mu gifu no mu magufwa bikiri. Iyo umuntu yahuye n'ikigeragezo cy'uburwayi kikamutinda, inshuti zimuvaho nka kumwe kwa Yobu, ndetse n'abo mu nzu yawe bakakubwira bati hakana iyo Mana yawe, bagatangira kukubwira ko nta Mana wakoreye, nta Mana wasenze. Uyu rero ni umwanzi mubi cyane, kuko uyu ni umwanzi ugukuraho abantu b'umumaro. Ni umwanzi ukomeye, utuma uvuma umunsi wavukiyeho, kandi rwose umunsi wavukiyeho ibyishimo byabo byarabaye, barishimye bavuza impundu, ndetse no mu ijoro baranezerwa, no mu muryango barishima bavuza impundu. Ibyo byabayeho nta kizabikuraho, cyangwa se nta n'icyabikuyeho, ariko uwo munsi ukawuvuma ukavuga ngo kuki ntaheze mu nda ya mama. Ariko guhera mu nda ya mama nabwo ni ubundi bumuga wifurije umubyeyi wawe, ko yakagombye kuba afite uwo muzigo wo kuba waraheze mu nda. Kuko uyu mubiri nawe iyo wagize gutya ntubyare abana bagahera mu nda,
abantu benshi bahita bava ku Mana bavuga bati ko waremeye abandi amashimwe ukabaha abana abahungu n'abakobwa, njyewe wampoye iki? Ugahita wumva uyu mubiri urawanze kuko nta nyungu uguhaye mu buryo bugaragara, mu buryo bw'Imana. Inyungu uyu mubiri wagahaye abandi, wowe ntiwawuguhaye. Rero Imana, uwo ni umwanzi dufite. Wa mbere ni umubiri, uwundi ni iyi si. Iyi si turimo iratugerageza, iyi si turimo iratwangiza, ikatwicira umumaro. Ntitubabe umumaro mu gihe gikwiye, ntitubabe umumaro mu gihe Imana yabiteganyirijeho, ikatwangiriza iby'igiciro. Iyi si iradukurura igashaka ngo duse nayo, kandi ntabwo turi ab'isi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo sinkiri uw'isi ngo nigenge, ahubwo Kristo uri muri njye niwe ungenga. Uwo ni Pawulo niko yabivuze. Aravuga ngo nafashe ibyarindamu zanjye ngo bisigaye mbifata nk'amase, ngo iyi si ndebye imbona nsa n'ubambwe, ngo nsa n'ubambye, ngo kandi nanjye nayireba ngo nkabona nsa nayo ibambye. Ni ukuvuga ngo hari ibinezeza abandi, wowe uba usabwa kuba utabigenderamo. Ariko isi kandi ikagukurura, ikakwereka ibinezaneza byayo, ikakwereka ibyayo, kandi nt'uw'isi. Buriya iyo uri umushyitsi ahantu, ntekereza ko utagenda ngo uhite ujya kwiha icyo kunywa, cyangwa ngo uhite ujya kwiha intebe nziza. Urategereza bakaguha aho wicara, ugatekereza bakakuzimana. Washaka kuryama ukaba wasaba uti mbese mwamfasha mukampaho kuruhukira, kuko ntubura uwaho ngaho muri urwo rugo. Natwe rero ntabwo turi ab'isi, ariko iyi si iradukurura ngo duse nayo. Twebwe iwacu ni mu ijuru. Umuntu wese wakiriye Umwami Yesu n'umukiza we, iwacu sino turi abashyitsi n'abimukira. Isi rero ikagukurura kugira ngo uzabure ubugingo. Nuko ko channel yacu yitwa Imbaraga z'Ubugingo. Imbaraga z'ubugingo zibasha gukora ibiruta ibyo dusana ibyo twibwira. Ni ukuvuga ngo rero izo mbaraga z'ubugingo tuzazihabwa no kugira gute? Tuzazihabwa no kwizera no gukomera ku Mwami wacu. Yaravuze ngo ngiye kubategurira. Kwa Data hari amazu menshi, ibyo atabaye mbibabwira. Kandi avuga ngo nzagaruka kubatwara. Umwami Yesu azagaruka kudutwara. Ariko iyi si ntishaka ko tuzumva impanda, ntishaka ko tuzumva Yesu aduhamagara, ntishaka ko tuzataha muri gakondo yacu, ahubwo ishaka kudukururira mu by'isi. Twanga abana, twanga imigisha y'Uwiteka, tugendeye mu bitunezeza, twe kumenya Imana rurema, twicira inzira, mbese twiyobagize. Mbese isi kiberaho akenshi no kutwicira umumaro. Ubwo rero uwo ni umwanzi wa kabiri. Undi mwanzi wa gatatu ni Satani. Satani rero ni umukeba ukomeye cyane ku Mana, ni umukeba w'Imana mubi cyane, ni umukeba wumva yakwica ubuzima bw'abantu, akabica urupfu rubi, rwa rupfu rubi nababwiraga rw'agashinyaguro, akabica bahagaze, akabica bakabura isi bakazabura n'ijuru. Niyo mpamvu hari abantu batwazwa igitugu n'ibyaha runaka. Rero uyu mwanzi Satani, ikintu cya mbere abanza kurwanya, arwanya urubyaro rw'umuntu. Akarwanya urubyaro rw'umuntu. Niyo mpamvu abana bahindutse ikibazo muri iyi minsi ya none. Ntabwo ikibazo ari uko uyu mugabo cyangwa uyu mugore yagiye gushaka atizeye, atumva, adashaka ko azabyara, adashaka bazamukomokaho. Ariko kubera ko Satani ari umwanzi w'abantu, ari umwanzi w'Imana, ari umwanzi w'ibikorwa by'Imana, ari umwanzi w'umunezero wacu, ari umwanzi w'imirimo y'Imana, ikintu cya mbere abanza kukurwanyirizaho ni urubyaro. Satani arwanya urugo,
atarushobora akarwanyiriza mu bana, nawe wareba ukabona Imana ntayihari pe, ariko Imana iri ihari. Kuva umuntu aba agihumeka umwuka w'abazima, Imana iri ihari, kuko yavuze ngo iyo ataba Uwiteka wubaka amazu, ngo abubatsi bakubakira ubusa. Ni ukuvuga ngo umuntu agihumeka umwuka w'abazima, Imana irahari, kuko iyo ataba Uwiteka umubeshejeho, yaba ari igishushanyo, yaba ari ikibumbano cy'abantu. Rero Satani ni umwanzi wa gatatu. Abo banzi ni babi ku mwana w'umuntu. Iteka ryose uzajya urwanya nawe aba banzi, urwanya uyu mubiri, we kugukurira mu irari ngo ubyemerere, we kugukurira mu bidafite umumaro ngo ubyemerere, ngo isi gukurure ikujyane mu bidafite umumaro ngo ubyemere, kujyane mu byaha runaka ubyemere. Satani ngo akurwanyirize mu migisha yawe, nawe urire nk'udafite umurengezi. Ufite umurengezi kuko ugihumeka umwuka w'abazima. Naho amarembo y'ikuzimu yazikuka, ntazashobora Imana yawe iri muri wowe, ntazashobora Imana yanjye iri muri njye, ntazashobora itorero ry'Imana, ntazashobora inyubako z'Imana. Imana ishimwe. Naho amarembo y'ikuzimu yazikuka, nubwo byagenda gute, ntabwo Imana izaneshwa ngo itsindwe imanikire amaboko ababisha cyangwa abanzi bayo. Bibiliya iravuga ngo abanga Imana ntibayisenge, ngo abo bazapfa be kwibukwa. Ni ukuvuga ngo rero uyu mwanzi, abanzi batatu iyo bishyize hamwe, batuma ugira ngo ni wowe uzi kubaka cyangwa ni wowe wubatse. Ntabwo wubatse. Iyo ataba Uwiteka wubatse inzu, ntabwo byari gushoboka, waba wararuhiye ubusa. Ndavuga ngo ngo Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, abarinzi babera amaso ubusa. Ukagira ngo ni wowe uzi kurinda, ukagira ngo ibyo ufite. Buriya rero ibintu ni bibi, ibintu ni byiza iyo tubifite ari byinshi, ubona ugezweho kandi ukumva urasa n'abafite amahoro, ariko nanone nta mahoro yo mu isi. Biraguhangayikisha, bigatuma urara udasinziriye ngo urinze ibintu, bigatuma ukontorora, bigatuma ubihozaho amaso, ubu bigatuma ubitaho igihe ngo urinze ibintu. Nyamara ngo umujura nawe yaje, ngo umwanzi nawe yaje, ngo asinziriye, ngo abantu basinziriye, ngo arabiba. Uko byagenda kose umwana w'umuntu arasinzira. Hari igihe kigera umuntu agasinzira, igihe kigera umuntu agahuga. Cya gihe uba wahuze, cya gihe uba usinziriye, ninde uba ukubereye maso? Cya gihe muri bya bicuku bya nijoro usinziriye, umwanzi ntiyaza agacukura inzu, umwanzi ntiyakwiba. Cya gihe ugenda ugakora impanuka mu muhanda kandi ukarokoka, ninde uba ugukije iyo mpanuka ko iba yaje? Ni ukuvuga ngo Uwiteka niwe utubera amaso, niwe uturinda. Cya gihe b'abana baba bagiye ku ishuri, cya gihe se nawe uba wagiye ku kazi, b'abana basigara barebwa nande? Ntabwo barebwa n'abakozi, kuko umukozi nawe arahuga, bamusigiye nawe wamusigiye n'ibindi. Haje n'ibindi birangaza byinshi, n'amatelefone, haje n'ibindi biturangaza, n'amateleviziyo, haje n'ibindi byinshi Satani yazanye kugira ngo tubirangariremo, twe kuba maso. Ariko naho twaba maso akajana, ijambo ry'Imana yavuze ngo iyo Uwiteka atari urinda umudugudu, abarinzi babera amaso ubusa. Ni ukuvuga ngo Imana niyo izi kurinda. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo uzi kurinda Mana we. Imana izi kurinda koko, niyo iturinda nijoro, niyo iturinda ku manywa, niyo iturinda duhari, niyo iturinda ikaduha kuba amahoro. Imana yacu ishimwe. Ngo biruhiriza ubusa kuzinduka kare, bagatinda cyane kuruhuka, mukarya imitsima y'umuruho. Ibyo byose bituma tuzinduka kare, bigatuma turuha. Ngo amaherezo yabyo byose, ibyo byose
tukubaka amazu tugira nitwe turi kuyubaka, nyamara umutingito waza inzu ikaba yajya hasi, umuyaga waza utarahambira igisenge neza umuyaga ukayitwara. Iyo Uwiteka atari we wayubatse ngo anayihagarareho anayirinde birasenyuka. Iyo Uwiteka atari we waguhaye abo bana ngo anabarinde, umwanzi yabanyaga. Rero ngo ibyo byose bituruhiriza ubusa kuzinduka kare. Yego kuzinduka kare ni byiza ukajya mu mirimo yawe, ariko icyo ni ijambo ry'Imana ryazanye, ni ukuvuga ngo ibyo bikora uzinduke, ariko uvuga ko Uwiteka ari we wabanje, uvuga ko Uwiteka ari we ukubanjirira mu gikorwa, uzi ko Uwiteka ari we wibereye muri icyo gikorwa, atari wowe wazindutse habanje Imana, atari wowe amaboko yawe ntacyo yakugezaho Uwiteka atayahiriye, ubwenge bwawe ntacyo bwakugeza Uwiteka atari we uguhaye ubwenge buva mu ijuru ngo abwungure inama n'ibitekerezo bifite umumaro. Rero ngo ibyo byose turabyirukankamo tugahirimbana muri byose, muri byinshi, ariko icyo bituzanira ni iki? Ngo ni ukurya imitsima y'imiruho. Tukarya imitsima y'imiruho, kwa kundi yavuze ngo wa mugabo uzarya wishe cyuya, wa mugore uzajya kubyara ngo nawe ubabaye cyane. Ibyo duhura nabyo rwose, iyo mitsima tugomba kuyirya, iyo mbehe tugomba kuyiriraho. Rero Imana yonyine niyo ikwiriye kuduha umutsima w'ubugingo, umutsima uruhura, umutsima w'amahoro. Imana yacu ishimwe. Ngo niko aha uwakunda ibitotsi. Imana igukunda iguha ibitotsi pe, mu mubabaro, mu bukene, mu nzara, mu bibazo bitandukanye, mu madeni ya banki, mu madeni y'abantu. Imana ikaguha ibitotsi ukaryama ugasinzira, kuko wayizeye uvuga uti Uwiteka n'ubundi njyewe ntacyo nshoboye, ntacyo nakwigezaho, atari wowe wangeneye umunsi mwiza w'umugisha ntacyo nageraho. Imana ikaguha ibitotsi, ikavuga ngo ukavuga uti Uwiteka we, iri joro ndarikweretse, utubambire amahema, utugotesha imbaraga zawe, uburinzi bwawe butubeho, kuko ni wowe uba maso. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo iyo aryama twashira, iyo aryama agasinzira nkatwe twashira. Hari igihe kimwe Yesu yigeze kwisinziriza ngo ari mu bwato hamwe n'abigishwa, ngo maze arisinziriza ngo ariko ngo yari yiseguye umusego ngo arebe ibwerekeza. We niyo asinziriye abareba aho abareba aho ikibazo kiri buturuke, kugira ngo agice intege. Nuko rero ngo yiryamiye muri ubwo bwato ngo arasinzira, ngo umuraba n'umuyaga ngo biza muri iyo nyanja ngo biba byinshi cyane. Ngo nuko abigishwa baragerageza biranga, ngo bageza bibuka ko bari kumwe n'umwami Yesu, ngo baragenda baramubwira bati mwigisha, ntacyo bikubwiye ko tugiye gupfa tugashira. Yesu ngo arakanguka, ngo acyaha umuyaga ngo n'inyanja, ngo biratuza na bugingo n'ubu. Yesu rero burya niyo aryamye ujye usaba ngo Mana njyewe ngiye kuryama, ariko iyi nzu sinyiryamemo njyenyine, hano ku marembo ndi simparyame njyenyine, uze turyamane, uze tubane, umbambire amahema undinde, kuko wowe niyo uryamye uryama ureba ibwerekeza, uba wiseguye umusego uri ibwerekeza, ureba aho ikibazo kiri buturuke, kandi ni wowe ufite ububasha n'ubushobozi bwo kubicyaha bikakumvira. Imana ishimwe. Ngo nuko Uwiteka aha uwakunda ibitotsi. Byabura byaboneka uzasinzira niba Uwiteka kwishimira. Kandi impamvu udasinzira ni uko wihangayikisha ukumva ko wowe ushoboye. Nta kintu umuntu ashoboye, umuntu nta kintu ashoboye. Turagerageza ariko ntabwo twebwe dushoboye no kubera amaso ibintu byacu. Hanyuma rero uyu murongo wa 3 haravuga ngo dore abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Ni ukuri nta zindi ngororano Uwiteka atanga. Bibiliya iratubwiye ngo abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka. Mana yanjye, abana ntiwabona isoko ujya kubaguramo. Cyokora njya numva ngo hari abantu bagurisha abana, bagura abandi, hari isoko ry'abana, ariko twebwe mu Rwanda Imana ishimwe ubanza ntarihari, nta n'irihari, nta n'iryo ndumva. Ariko niyo wagura nta soko ndumva wagura mu mwana. Nta kintu numva cyari cyasimbura umwana. Abantu barakora, inganda zigakora amabase, zigakora ibintu byose, zigakora amatiyo, zigakora ibintu byinshi,
ariko sindumva uruganda rukora abana, ngo ahubwo ngo ni umwandu uturuka ku Uwiteka. Imana yacu ishimwe. Ndacyari kuri cya gisubizo nibazaga kera ngo abana niki kibihisha inyuma. None nsobanukiwe neza yuko abana ari umwandu uturuka ku Uwiteka. Ni abana bavuye mu bitekerezo by'Imana, abana bava mu mushinga w'Imana, abana bava mu maboko y'Imana, kuko yaravuze ngo nuko turema umuntu ngo kandi tumureme mu ishusho yanjye. Niko ijuru ryabivuze. Imana ishimwe. Imana y'ubwayo nirema umwana. Ngo dore abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka. Imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Ni ukuri wakora neza ugakorera umukoresha wawe akakwishyura ibihembo mwavuganye, ariko iyo ashatse aragukata, yanashaka akakwirukana, yanashaka akabigabanya cyangwa se akabikwima ntaguhembere igihe. Ariko uyu mwanda uturuka ku Uwiteka ngo nizo ngororano Imana itanga. Ngo imbuto z'inda, izi ni imbuto z'inda, nizo ngororano, nibyo byishimo, nizo mbaraga, nizo maboko y'Imana igaragarira muri twebwe. Ngo rwose ngo nizo ngororano itanga. Ni ukuvuga ngo umuntu wabyaye, umuntu watwise akabyara, abahawe ingororano. Tukiri muri iyi si abahawe ingororano nizo atanga muri iyi si. Nta kindi kintu Uwiteka yaguha akaba akugororeye usibye kuguha abana. Imana ishimwe. Ntabwo ari amazu, si imodoka, izo si ingororano, ni ibintu tuzasiga mu isi, ni accessoire. Ariko ingororano tukiri mu isi, Imana ishimwe, ni iki? Ni abana. Ni umwandu uturuka ku Uwiteka. Ngo nizo imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Ngo nk'uko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri, niko abana bo mu busore bamera. Kuri hahandi rero bavuga ngo uyu yabyaye impanga, yabyaye umugore ntagira controle, abamama rwose mbabwire ngo nimukomere. Izo ni ingororano. Ngo bameze nk'uko imyambi y'intwari imeze iri mu ntoki. Imyambi y'intwari rero ihora iri mu ntoki zabo. Bahora biteguye, bahora bafite ikiri bubarwanirire, bahora bafite icyo bari burwanishe. Mbese bahora biteguye. Izi ni intwaro zikomeye cyane Imana yaguhaye. Abamama rwose tureke kwivovota, cyangwa se nawe wibazaga nk'uko nanjye nigeze kwibaza iki kibazo. Aba bana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, kandi impamvu byara indahekana, impamvu byara impanga, impamvu wabyaye wajya gutekereza ukumva n'undi araje, ntibizagutera ikibazo. Iyo ni imyambi y'intwari, iyo ni umugisha w'Uwiteka, ni imbuto z'Uwiteka, ni umugisha Uwiteka arimo kongera. Jewe sindabona umuntu Imana yahaye inzu ngo nishaka kumuha inzu ya kabiri cyangwa iya gatatu ngo avuge ngo oya, ngo zibaye nyinshi, imodoka cyangwa inka zibaye nyinshi, oya. Ahubwo uravuga ngo nyongera ibindi Mana, nyongera ibindi. Ariko kubona umuntu usenga avuga ngo Mana nyongera abana, ngize abana 5, nyongera n'uwa 6, ngize 7, nyongera uwa 7, nyongera uwa 8, ni gakeya biboneka. Kubera ko aba bantu ni abantu baturuka ku Uwiteka, ni ibyishimo by'Uwiteka, ni imirimo y'Uwiteka, ni ingororano tukiri mu isi. Za zindi Yesu yavuze ngo mukiri mu isi muzahabwa ingororano. Hari ingororano abantu bagomba kubona bari mu isi. Niyo mpamvu rero Satani we yabirwanyije, ahita azana wa mwuka w'abatinganyi kugira ngo arwanye iyi ngororano. Iyi ni ingororano bapapa, bakobwa, basore, bagore, mumenye ko izi ari ingororano zituruka ku Uwiteka tukiri mu isi. Nicyo kintu cyerekana ko Uwiteka muri kumwe. Nuko mugomba kubyara, mukabyara abahungu n'abakobwa, cyangwa se nimushaka muzabyara igitsina kimwe, nabyo ni umugisha, nta kibazo. Ariko mugomba kubyara. Umwuka w'ubutinganyi mukawukubitira kure. Icyo Satani yazanye ahantu yagira ngo agira ate
adeviye kiriya gikorwa kizana ingororano z'Uwiteka, kiriya gikorwa kizana uyu mwandu w'Uwiteka, kiriya gikorwa kizana imyambi y'intwari mu ntoki, kiriya gikorwa gikorerwe aho kitazabyara umusaruro. Niyo mpamvu nababwiye ngo umwanzi w'abantu harimo na Satani kugira ngo arwanye imirimo y'Uwiteka. Rero niyo mpamvu ngira ngo mbabwire ngo mumenye yuko abana ntabwo ari ikibazo. Abana ni umugisha, ni ingororano, ni ingororano Uwiteka kugororera, ni impano y'Imana, ni umugisha. Imana ibaha umugisha. Ngo kandi hahirwa ufite ikirimba kibuzuye. Ikirimba wenda sinkizi neza cyane, ariko hari ukuntu abantu ba kera bajyaga barwanisha imyambi n'amacumu. Noneho rero ino myambi hari ikintu batwaraga hano kimeze nk'imvumba hano inyuma hano kirimo ya myambi. Iyo yageraga ku rugamba yarasaga umwambi ahita afata icumu cyangwa afata umwambi hano, afata uwundi yongera arasa umwanzi we, kuko imyambi yiwe ntabwo iri kure, ntabwo ajya kuyitoragura, ahubwo iri mu bitugu bye. Aragera gutya arasa yongera akuramo uwundi muri cya kirimba hahandi yabaga yagiye ayitwariye hano. Mbese ni ikintu kimutwaza intwaro ze hafi. Imana ishimwe. Abo rero icyo rero nicyo kirimba, nicyo kibuze. ngo warahirwa rero, ngo kuko uwo nguwo azagira ate, azavuga ngo uwo nguwo wameze batyo ntibazakorwa n'isoni, ngo azavuganira n'abanzi be ku marembo. Ni ukuvuga ngo rero aba bana bakubereye iki? Ni ingororano, ni umugisha, noneho banakubereye n'ingabo igukingira abanzi bawe. Bakubereye urukingo rwukingira abanzi bawe, ntibazagusatira, ntabwo bazakwegera, kuko ngo urahirwa wowe bafite mu kirimba. Uzajya ukuramo umwe, ngo bakubereye intwaro uzajya urwanisha ku rugamba, bakubereye n'ingabo igukingira. Uzajya ubakura hehe? muri cya kirimba kibuzuye, ubakubitisha ingingo yakurenganyaga, ukayikubitisha umwana yindi yaza, inzara yaza ukayikubitisha umwana, ukavuga uti girayo wanzara we, se shaka kunyegerera urugo, afite abana bagomba kurya bagahaga kugira ngo bashime izina ry'Imana yacu. Sinzapfa nzarama kugira ngo nzabone ibyiza by'abana banjye. Urupfu uwo munsi mukamuvuganiye ku marembo hariya. Abajura bajya kugutera mu bicuku bya nijoro, ukavuga uti bareba bakabona urugo rwuzuyemo abana, bakavuga bati reka reka. Mbese ukavuganiye n'abariganya n'abajura ku marembo. Mbese ni intwaro, ni intwaro. Abana ni intwaro. Imana yacu ishimwe. Ngo hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, abameze batyo ntibazakorwa n'isoni. Ni ukuri ntabwo tuzakorwa n'isoni, ntabwo uzakorwa n'isoni, kuko wowe urahirwa. Njya numva abantu bavuga ngo hari abanyamahirwe ngo batomboye ngo amafaranga runaka muri kampani runaka, ariko ibyo bikavugwa bikarangira n'ayo mafaranga akaribwa agashira. Ariko umuntu ufite uhirwa akagira umugisha w'abana, uwo nguwo ngo ntazakorwa n'isoni. N'ubundi watombora, waba umunyamahirwe wa MTN, n'ubundi ejo n'ubundi isoni zikaba zagukora ku kintu runaka. Ariko umuntu ufite amahirwe mu isi ni umuntu ufite ikirimba cyuzuye abana, ni umuntu ufite umugisha w'abana. ngo uwo nguwo ntazakorwa n'isoni, ngo kuko ngo azavuganira n'abanzi be mu marembo. Hari ibintu bitazagusatira, hari abadayimoni batazagusuzugura, divorce ntizizapfa kugusuzugura, inzara ntizapfa kugusuzugura, gukenyuka ntibizapfa kugusuzugura, gukorwa n'isoni ngo wabuze icyo ubaha ntibizapfa kugusuzugura. Twabonye Imana ikunda abantu yahaye abana. Imana ishimwe cyane. Rero nimukomere ba papa ba mama, mwagiriwe ubuntu mukabyara, nimwongere mumenye neza yuko mwahawe umugisha n'Uwiteka,
mwe kongera gupfa mutonganya, mwe kongera gutongana mupfa abana, mwe kongera gufata ibibazo mufite ngo mwumve ko mubitewe n'abana, ahubwo mwebwe murahirwa kuko mufite ikirimba kibuze, kuko abo bantu mufite ni umwanda uturuka ku Uwiteka, ni impano y'Imana, ni imirimo y'amaboko, ni ingororano Imana yabahaye. Hari ibitazabasatira, hari agasuzuguro mutazasuzugurwa kubera ko mwavuganiye nako hariya ku marembo, kubera ko rwose abana bababereye ingayi bakingira, bababereye imyambi murwanisha, kandi bababereye ingororano, kandi batumye muba n'abanyamahirwe. Ibi ni ibintu bikomeye cyane, ni ukuri ubifite arahiriwe. Imana rero ibampera umugisha mwinshi. Abajyaga bibaza nk'uko nibazaga, ni ukuri abana ntabwo ari ikibazo, ahubwo abana ni umugisha, ahubwo abana ni imirimo y'Uwiteka, ni ingororano ikomeye cyane. Ingo n'imbuto z'inda nizo ngororano Uwiteka atanga. Namwe nimwumva urubuto Uwiteka yatanze rwavuye mu Mana, ni mu byumva urwo rubuto. Urya urwa pome ukumva uranezerewe, warya urwavoka ukanezerwa, ariko ejo ukongera ugasonza. Ariko aba bana ni urubuto rw'Uwiteka rukumara stress. Ubundi abana ntabwo ari ikibazo, ahubwo abana bamara stress, ahubwo biterwa biriya byose mubona bituma mutishimira izi ngororano Uwiteka yaduhaye cyangwa yabahaye. Ikibitera ntabwo ari abana, ikibitera si wowe, ikibitera si uwo mubana, ahubwo ikibitera ni umwanzi w'abantu ari we Satani. Udashaka ni umwanzi w'abantu n'Imana ari we Satani. Udashaka ko imirimo y'Imana igaragara mu isi, udashaka ko imirimo y'Imana yaguka mu bantu, udashaka ko Uwiteka agaragara mu bantu. Rero Uwiteka arahari, kuba mwizera no kuba mukunda azabaha ibitotsi. Kuri uyu munsi wa none nkaba navuga ngo rero nimubyare, nimushakane, nimubyare, mubone umugisha, mubone uyu mugisha udasanzwe mutahabwa n'abantu. Umubyeyi yakuraga akaguha ibintu byinshi agukunze, ariko ntiyaguha abana. Ni ukuvuga ngo aba bana baturuka ku Uwiteka gusa, ahubwo abantu mukuramo amada Umwami Imana bababarira, kuko uyu mugisha muba mukeresheje, muba mujugunye, nta handi muzawukura, nta n'ayandi mahoro mwazabona. Abandi tujya dufata abana tukabashyira hagati y'ibitero twebwe dufite, tukavuga ngo nibo babizanye. Musenge Imana ibahihishurirwa, mumenye umwanzi ubatera uwo ari we. Hanyuma umwanzi ugutera burya nawe aba yateye umwana wawe. Umwanzi wawe ni wowe umwana wawe, umwanzi w'umwana wawe ni wo wawe. Ahubwo dukwiriye gusenga tukavuga ngo Satani ave mu migisha yacu, kuko hahirwa tuba abanyamahirwe, hahirwa ufite ikirimba kibuzuye. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga Imana rero, dusengera abana, dusengera ababyeyi, dusengere igihugu cyacu, dusengere isi, abantu bongere kwaguka, imirimo y'Imana yongere gukoreka. Imana ikura umwuka w'ubutinganyi, Imana ikura umwuka w'ubwicanyi, wo gukuramo amada. Imana ikura uwo mwuka mu isi, abantu babona ingororano z'Uwiteka Imana. Tukiri mu isi tuzabona ingororano z'abana, ariko inyuma yaho izo mu ijuru zo ni ukuzabona ubugingo buhoraho. Kandi ubwo bugingo rero dushobora kutazabubona bitewe n'uburyo twagiye dufata iyi migisha tugomba kubonera mu isi tukayikereza, kuko ntabwo waba warakuyemo inda mumbwire ngo uzabona ubugingo buhoraho. Ibyo ntibibaho. Ntabwo waba uri umutinganyi utabyara, ukora ibintu byangwa n'amaso y'Uwiteka, icyaha Imana yanga urunuka, mumbwire ngo uzabona ubugingo buhoraho. Ntabwo. Ubugingo buhoraho ni uwemeye gukiranuka k'Uwiteka n'ubushake bw'Imana.
bukamubaho, hanyuma akahirwa akagira iki kirimba kibuzuye cyuzuye abana, akabona izi mbuto z'inda arizo ngororano Uwiteka Imana itanga, akabona uyu mwandu uturuka ku Uwiteka. Murumva ko ni umwandu uturuka ku Uwiteka gusa. Imana rero ishimwe. Reka dusenge Imana kugira ngo Imana izadufashe tubashe kwakira neza abana bacu. Kandi buriya nagira ngo mbabwire ngo umwana ntagira iherezo, upfa kuba waramubyaye ari umwana wawe, nashaka bafite imyaka 80, afite imyaka 100, ukiriho uri se uri nyina, uwo ni umugisha wawe n'ingororano zawe. Nabo babyaye abandi bafite abuzukuru n'abuzukuruza, byose iyo ni imigisha yawe. Imana ishimwe. Reka rero dusenge Imana, hanyuma dusabire umugisha ababyeyi babyaye bakayakira ubushake bw'Imana, hanyuma tunasaba imbabazi ku bantu bajyaga babona ibibazo bafite babiterwa no kuba barabyaye abana benshi. Imana itubabarira aho hantu, kandi noneho tunasabire abakiri bato bazabashe kubyara babone izi ngororano. Hanyuma tunasengere n'abana bavutse bariho uyu munsi kugira ngo Imana ikomeze kubaha umugisha, ibarinde, kuko niyo itubera amaso, atari itubereye maso ntabwo nabo twabagira. Ibyabashimuta ni byinshi, ariko Imana itugirire neza. Turagushimiye Mwami Imana, uri Imana igira neza. Tugushimiye kubw'ijambo ryiza ryumvikaniye mu matwi yacu Mwami. Twari dufite byinshi twibaza ku by'ubu buzima, ku by'urubyaro, twibazaga niba ari ububasha bwacu, nimba ari ubushobozi bwacu, ariko Yesu tumaze impungenge. Ijambo ryawe riratubwiye ngo iyo ataba Uwiteka wubaka amazu, abubaka bakubakira ubusa. Yataba Uwiteka urinda umudugudu, abarinzi babera amaso ubusa. Yewe Uwiteka Imana yacu, warakoze kutwubaka, warakoze kudukomeza Mwami. Yataba ari wowe wubaka, ingo zaba zarasenyutse, divorce zaba zarabaye nyinshi, ariko Uwiteka uhimbazwe ko ari wowe Mwami utubera amaso, akaba ari wowe udukomereza ingo. Reka ukomeze ingo z'Abanyarwanda, izo wubatse izo wubatse Mwami uzikomeze. Mwisi ukuremo divorce, ukomeze kubaka ingo Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, kandi uzihe umugisha Mwami. Kandi ibyo wabahaye ubutunzi ndetse n'izi mbuto zo mu nda yabo, Uwiteka n'uyu mwandu wabahaye, reka ubere maso Mwami. Twebwe ntitwabasha kurinda ibyo waduhaye, ntitwabasha kubibera amaso, ariko Uwiteka Imana nyir'ububasha, ntubasha kuryama ntusinzira, ahubwo ngo niyo wibereye mu bwato bwawe ujye ureba ibwerekezo, ukamenya aho ibibazo bituruka, wakanguka ukabicyaha. Umuntu yibutse ko agufite yagukomanga gusa, wowe ukakanguka ukabicyaha, kandi bikakumvira. Mu izina rya Yesu Kristo, ibihiga ubuzima n'ubugingo by'abana bacu ni byinshi, ibihiga ubuzima n'ubugingo bw'ingo zacu ni byinshi, ariko Uwiteka uyu munsi ushingiye ku ijambo ryawe, reka utubere maso Mwami, uturinde kandi uturindire abana. Mu izina rya Yesu Kristo, ubarinde impanuka z'abadayimoni, ubarinde imbaraga za Satani. Mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka Imana yacu, ucagagure za karande. Uwiteka Imana nyir'ububasha, ubabature rwose. Mu izina rya Yesu, ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo kibabeho. Uburinzi bwawe n'ubudahangarwa n'igitinyiro cyawe bibabeho. Mu izina rya Yesu Kristo, bagendere mu buntu bwawe no mu butware bwawe, kandi bagendere mu mugisha wawe Yesu. Amaboko y'Uwiteka nabashyigikire mu izina rya Yesu. Ababyeyi aho bari hirya no hino ku migabane itandukanye muri iyi si, kugeza ku mpera z'isi, kugera i Samariya n'i Yudaya n'i Kasikasi, aho hose Mwami, reka wite ku rubyaro mu izina rya Yesu.
Yesu, wite ku bana bato, wite ku bana bageze mu kigero cy'ingimbi, wite ku bana bakuze, wite kuno kuri twebwe tugifite ababyeyi, natwe turacyari abana imbere yabo. Uduhe ubwenge, ubuhanga n'ubumenyi Kristo Yesu, udushoboze Yesu Kristo mwungeri mwiza, utubere Imana, natwe turi ubwoko bwawe Yesu, kuko turi umwandu uguturukaho mwami. Kandi ijambo ryawe rikatubwira ngo ntuzemera ko inkoni y'abanyabyaha izahora ku bitugu by'umwandu wawe. Mu izina rya Yesu Kristo, reka udukize nyakubahwa Imana, udukirize abana Kristo Yesu, ubagirire neza, ubarinde isi, ubarinde umubiri, ubarinde Satani. Mu izina rya Yesu Kristo, ubuntu bwawe n'ubutware bwawe bikomeze kubana nabo. Mwami wacu, Mana yacu, rero dusengeye ababyeyi bakiri bato, dusengeye urubyiruko, dusengeye mwami abashakanye vuba, reka ubahe urubyaro mwami, reka umwandu wawe ubawubone, reka ubuzirize ikirimba mu izina rya Yesu Kristo. Reka bahirwe mwami, nabo babanyamahirwe mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana yacu, reka Data wa twese mwiza, wirukana umwuka wo kwanga abana, wirukana umwuka wo gukuramwa amada, wirukana umwuka w'ubwicanyi, wirukana umwuka wo kwikunda no kwikubira, wirukana umwuka w'inzangano, wirukane za gatanya mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Ahubwo reka ikirimba cyawe mwami gitume tuvuganira n'abanzi bacu ku marembo mu izina rya Yesu Kristo. Utubere mwami, utubere Imana, maze urinde abanyarwanda n'abanyarwandakazi, urinde abatuye isi bose, kandi ubarindire kubona umugisha wawe, ubahe ingororano zinda mwami, ubagirire neza murengezi. Imbuto zawe Yesu uzibahe nk'ingororano, ushimwe kandi uhimbazwe Data. Dusabye imbabazi rero Yesu abagiye batekereza bakavuga ngo nukura abana n'ikibazo, Uwiteka reka utubabarire kandi ukore ku maso y'ubwenge bwacu mu izina rya Yesu. Duhishurirwe, tugire ihishurirwa mwami, bikihishe inyuma y'abana dusanze ari umugisha, ari uguhirwa, ari ukurindwa, ari guhabwa umukumizi mu izina rya Yesu. Reka nyakubahwa Imana, dusanze ari ingororano tukiri muri iyi si tutakura ahandi. Utubabarire rero mwami, ubabarire abakiri bato bibaza ngo tuzabyara umwana umwe birangire. Uwiteka Imana yo mu ijuru, reka ufungure imigisha y'abana mu izina rya Yesu. Uwiteka we utugirire neza, abana bacu bahe imigisha aho bari ku mashuri, ubahe ubwenge, ubuhanga n'ubumenyi, barindirwe mu maboko yawe mwami. Ngaho rero wubaka ingo z'abantu mu izina rya Yesu. Abafasha abana bakabashyira mu bibazo byabo, bakabashyira hagati y'imibanire yabo, bigatuma biba umusozi. Uyu munsi nyakubahwa Imana nusanga imitima yabo mu izina rya Yesu Kristo, ubakanguza umwuka wera wawe, basobanukirwa bamenye yuko ikibazo atari abana, ahubwo ari umwanzi ubahiga, ahora baconshomera, ashaka uwo yaconshomera buri munsi mu izina rya Yesu Kristo, ngo amire ubugingo bwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka utegeke kandi uganze mwami. Ngaho bana natwe Yesu, kandi uduhe umugisha, bana bacu bahe umugisha, ingo zacu zikomeze mwami, urukundo rwawe rukomeze kuba hagati muri twe, imbabazi zawe zitubonekeho, bwiza bw'Imana butubeho, amaraso ya Yesu Kristo adutwikire, udukize umubu, udukize Satani mu izina rya Yesu. Turinde kurimbuka, ahubwo uzaduhe ubugingo buhoraho. Urakoze kubyumvise kandi kubikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. Murakoze cyane, mwakoze gukurikirana ijambo ry'Imana. Rero mudufashe gukora iri vugabutumwa, ukore share, subscribe, like na comment, kugira ngo dukomeze kujya tuganira ku ijambo ry'Imana. Kandi ufite ubuhamya bwiza bw'ibyakubatse, bw'iby'Imana yagukoreye, waduhamagara kuri iriya nimero, ukaza tukaguha umwanya nawe ugatambutsa ubutumwa bwiza kuri channel yacu Nta Muhezo. Hanyuma kandi ufite n'izindi nama ushaka kugirwa, dufite abagufasha bakakugira inama kugira ngo ube mu nzira nziza y'agakiza,
ubashe no kuba wakwakira umwami Yesu n'umukiza wawe kugira ngo twese tuzabone ubugingo buhoraho. Murakoze aho muri hose ku isi hirya no hino muri uru Rwanda, muri inshuti zanjye ndabakunda cyane. Yesu abampera umugisha, Uwiteka ababambira amahema mu izina rya Yesu Kristo. Amen.